Impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika ni ukuvuga CAF yashyize u Rwanda mu makipe 10 amaze kubona itike ya CHAN 2024 gusa ntabwo ibi ngibi abanyarwanda barabigiramo icyizere dore ko hakirimo ibintu bidasobanutse. Andi makipe ni nka Angola, Burkina Faso, Centrafrica, Guinea, Niger ndetse na Nigeria, Senegal, Sudani ndetse na Zambia. Ariko CAF yavuze ko ibindi bihugu 5 bimenyekana nyuma y'imikino iteganyijwe kuri iki cyumweru. Irushanwa rizabera muri Tanzania, Kenya, Uganda kuva tariki ya 1 kugeza ku ya 28 umwaka wa 2025. Ni mu gihe rero abavuga bati u Rwanda igitego rwahushije ejo ntabwo gihushwa, ngo bari bakwiye guhembwa guterekeza muri CHAN 2024. Ariko umunyamabanga mukuru wa Ferwafa Kalisa Adolphe yabwiye ikinyamakuru Igihe ko ngo uretse kubibona ku rubuga rwa CAF ngo nta yandi makuru bafite kuko u Rwanda rwamaze kubona itike ya CHAN. Avuga ko uburyo amajonjora y'irushanwa ari gukorwa ngo hari ibidasobanutse ndetse hari andi makipe yikuyemo nyuma kandi yari kuzarikina, bityo bagitegereje ibyo CAF izanzura. Ngayo nguko nta cyizere bafite, niyo mpamvu nabikubwiye aho batabyumva neza, batumva ko bishoboka ko u Rwanda rwaba ruzakina. Andi makuru agezweho ni uko abacuruzi, abamotari n'abandi bakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga mu kwishyurwa bakoresheje Momo Pay ngo bamaze gutera umugongo bakaba batangira kwishyuza abantu mu buryo busanzwe, ngo bavuga ko ibi ngibi ngo bibakata amafaranga menshi. Ni ibintu rero ngo abaguzi bavuga ko bibahendesha. Uburyo bwa Momo Pay bwatekerejweho mu rwego rwo koroshya ihererekanya ry'amafaranga hagati y'ugura n'ugurisha. Uwohereje amafaranga akoresheje Momo Pay nta kiguzi acibwa, uretse ko uwakiriye we acibwa amafaranga make ya service. Ni igiciro gito ugereranije n'uburyo bwo kohererezanya amafaranga kuri mobile money bisanzwe, kuko usanga uyohereje acibwa amafaranga ndetse n'uwoherejwe akazayacibwa agiye kuyabikuza. Bitandukanye rero no gukoresha Momo Pay. Nubwo bimeze bityo ariko bamwe mu bacuruzi usanga batarumva neza ikoreshwa ry'iyi Momo Pay, ibintu bikomeje gukoma mu nkokora gahunda ya cashless mu bucuruzi. Bamwe mu bacuruzi baganiriye n'ikinyamakuru Igihe ngo bagaragaje ko bahisemo kongera gusubira ku buryo busanzwe mu kwishyurana bakoresheje nimero za telefone kubera ko bacibwaga 0.5% iyo bakoresheje Momo Pay mu gihe bohererejwe arenga 4,000. Sibarurema Onesphore yagize ati ubu buryo bwa Momo Pay ni bwiza ariko amafaranga badukata ni menshi ku buryo usanga ibyo ucuruje uri kugwa mu bihombo. Nk'ubu badukata 0.5% iyo umukiriya akoresha arenze 4,000. Urumva ko atari amafaranga make kuri twebwe. Undi mucuruzi yagaragaje ko inyungu yabo usanga ishirira muri aya mafaranga bakatwa, ngo bityo ko batakomeza gukorera mu gihombo, akaba ariyo mpamvu bahitamo gukoresha nimero aho kubaha kode. Nubwo abacuruzi bavuga ko bahuraga n'igihombo iteka iyo bakoresheje Momo Pay, abaguzi bo bavuga ko icyo gihombo kikubye kabiri kuri bo. Hari ubwo umuguzi ashobora kugurira umucuruzi cyangwa se abacuruzi barenga 5 mu gihe kimwe, bose iyo batamuhaye kode biba bimuhombeje amafaranga atagira ingano, cyangwa akaba yahitamo gukoresha amafaranga mu ntoki kubera kunanizwa. Kandi ngo ni ikintu kinakomeye nuko ngo usanga hari abacuruzi basaba umuguzi kurenzaho amafaranga yo kubikuza. Niba umuntu aguze ikintu cya 13 ugasabwa kurenzaho ayo kuyabikuza nyine ngo urenzeho 350 kandi unacibwa andi 250 yo kohereza, bivuze ko 600 aba yongereye ku giciro kandi bitari bikwiriye. Uguze gifite agaciro byibura 30,000 asabwa kurenzaho 600 akanakatwa 250
50 mu gihe uwaguze ikintu gifite agaciro kari hagati y'ibihumbi 41 kugera kuri 75 asabwa kurenzaho 1,100. Ni ibintu bihendesha abaguzi, ari nayo mpamvu basaba ko byagenzurwa bakarengerwa. Umuyobozi wa MTN Mobile Money Limited Chantal Umutoni Kagame muri 2021 yabwiye igihe ko abakoresha serivisi za Momo Pay bakwiye kumva neza 0.5% ya serivisi ku wishyuye hejuru y'ibihumbi 4 ko atari menshi. Yagize ati igiciro twabaciye iyo tuza kubihuza n'ikiguzi cya serivisi tubaha twari guca amafaranga arenze, ariko turashaka kwizeza abakiriya bacu ko tuzakomeza gukorana neza no kubafasha mu gihe cyose bakeneye ubufasha mu rwego rwo kunoza serivisi ya Momo Pay. Mu gihe umuguzi yishyuye amafaranga angana n'ibihumbi 5, ikiguzi kiba ari 25 kuko hakurwaho 0.5 byayo yishyuwe, ariko uwishyuye ibihumbi 4 kumanura ntayo acibwa. Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Sebahizi Prudence yabwiye igihe ko u Rwanda rushyize imbere uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga mu guhererekanya amafaranga, asaba abacuruzi kudasubiza inyuma iyo gahunda, aho yagize ati abacuruzi nibo twakagombye kuba dushishikariza, ariko kandi ni nabo bafite inyungu muri ubu buryo bwa cashless. Abacuruzi benshi ntabwo ari bo bikorera, baba bafite abakozi. Iyo kwishyurana bikorwa cashless ushobora kubona ibikorwa byakozwe ukamenya umuntu wishyuye kuri kode, kuko amafaranga ahita ajya kuri nyir'ishoramari, ariko ayishyuwe mu ntoki ashobora kugarukira ku mukozi ntagere kuri nyirayo. Yavuze ko abanga gukoresha Momo Pay bitwaje ko bakatwa amafaranga baba birengagije igihe bashoboraga gutakaza bagiye kuri banki kubikuza, aho yavuze ko ngo umuntu yohereje amafaranga baramukata. Icyo ntabwo njye nemeranya nabo. Uyu munsi iyo usubiye mu buryo twagenderagamo kera, wakeneraga amafaranga ukajya kuri banki, wagerayo ugatonda umurongo ku buryo wasangaga ugiye kubikuza bishobora kumutwara igihe cy'umunsi kugira ngo abone amafaranga. Icyo gihe watakazaga ugiye kuzana amafaranga ukigeranyije n'ayo baguca wishyuwe kuri kode. Ntabwo wabigereranya, ahubwo ni abantu baba badashaka kubyumva. Minisitiri Sebahizi yagaragaje ko kuri ubu hari gutezwa imbere ubucuruzi bukorerwa kuri murandasi, kandi buzateza imbere uburyo bwo guhererekanya amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga. Yavuze ko hagiye gukorwa isuzuma ryo kugenzura aho igihugu kigeze mu gukoresha uburyo bwa cashless, asaba abacuruzi kumva ko ubwo buryo atari ikintu umuntu yavuga ko azihisha ngo bimuhire. Ntabwo ari ibintu uvuga ngo wabyihisha, ahubwo ni ikintu umuntu uzamenyera mbere y'igihe akabyimenyereza, niwe bizagiriraho ingaruka nziza. Ngayo nguko ni amakuru agezweho kano kanya. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe rero. Shalom shalom.